ni itegeko kujya ku mupfumu umushyiriye amafaranga n'amafaranga cyangwa ituro igitambo navuga ituro buriya noneho rero ntabwo ari kimwe kuba mu isi y'umwuka ukorera mu isi y'umwuka utekerereza mu isi y'umwuka ntabwo bivuze ko udatuye mu isi. Aho rero niho nshaka gusobanura ko abantu benshi naho bavangirirwa. Ntabwo imbaraga z'Imana zishobora kubana n'imbaraga zicishijwe mu muntu umwe. Yes, ikaze ukurikiranye day to day. Imana ikumera umugisha. Imbere yanjye ndi kumwe n'umubyeyi, wa munsi wageze. Murakoze cyane. Inshuti, abavandimwe, abakunzi ba day to day. Nitwa Nyiraguhirwa Angela, bakunda kunyita Mama Karabo. Ndabashimira cyane kunyakira. Natekereza ari bwo bwa mbere ngeze kuri day to day, ariko si bwo bwa nyuma. Tuzakomezanya cyane. Murakoze. Uyu munsi nari ngutegereje, nakubwira se ngo washize nk'imyaka ingahe? Nk'imyaka 5 ntegereje kwicara ndi gukorana ikiganiro n'umubyeyi. Mana ishimwe rero byageze. Hanyuma rero nifuzaga ko tuza kuganira ku bintu bigera nko kuri 2 cyangwa 3 mw'iyi minsi bihangayikishije rubanda nyamwinshi cyangwa se urubyiruko. Ibyo bintu 3 nifuzaga ko tuganira, 2 muri byo twashaka kuvuga ukuntu yenda twagerageza kukumvikanisha tugahuza isi y'umwuka ndetse n'isi y'ibifatika. Yego. Ukadufasha bamwe ntago wisobanuye neza cyane, abatakuzi ni umubyeyi, ni umunyamasengesho, ni umwinginzi. Niyo mpamvu tugiye kumwifashisha muri ibyo bintu, tukareba yuko twe yadufasha tugasobanukirwa nk'urubyiruko. Mwakoze cyane. Yego. Nkuko rero Eric abivuze, ndi umunyamasengesho, nkunda gusenga nkanabikora. Mu by'ukuri abantu benshi bakunda kuvanga isi y'umwuka n'isi y'ibifatika, ariko kimwe kiba kiri ukwacyo, ikindi kiri ukwacyo. Abantu bakwiriye kubisobanukirwa. Abantu ukwiriye kuba mu isi y'ibifatika cyangwa ukaba mu isi y'umwuka. Aho rero wenda turaza kugira umwanya wo kubisobanura neza, turaza kugera ku ngingo nyamukuru y'ukuntu umuntu yabivanze. Iyo umuntu avanze isi y'ibifatika akanabivanga n'isi y'umwuka, niho havamo kudasubizwa ku bantu basenga, niho havamo kudakira ku bantu bizeye isi y'umwuka kandi bari kujya mu bifatika, niho havamo abatubuzi kugira ngo wenda yemeze cyane. Ibyo byose biza kubera kutavangura, kutamenya gusobanukirwa cyangwa kuvangura isi y'ibifatika cyangwa isi y'umwuka. Dufashe iyo bavuga isi y'umwuka, iyo umuntu avuze ngo iyi ni isi y'umwuka, ese habarizwamo bande, bakora iki? Muri make umuntu uri mu isi y'umwuka aba ameze ati? Isi y'umwuka ni nini cyane, habamwo ibintu byinshi, ariko wenda reka ne kuvuga ku bintu byinshi bindi bihari. Reka nivugire nko ku bantu abanyamwuka, abantu bakora iby'umwuka. Cyane cyane abantu bakora ku iby'umwuka, kandi ntabwo ari abantu bakorera Imana gusa. Harimo n'abapfumu, harimo n'abariya baroga, bariya nabo burya babarizwa mu isi y'umwuka, mu isi y'imyuka. Noneho ubu rero ngewe kubera ko ndi umunyamasengesho, ndi umukozi w'Imana, kubera ko
nsenga Imana data yaremye ijuru n'isi, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Yeah. Ndibanda cyane ku isi mu bijyanye n'umwuka, ariko mu buryo bw'abanyamasengesho, bw'abantu bakorera Imana, abapasiteri, ab'inginzi, abahanuzi, ababwirizabutumwa cyangwa abavugabutumwa, cyane cyane abantu bakorana cyane cyane nyine mu nsengero, mu matorero, mu madini, ibintu nk'ibyo. Abo ngabo rero nibo baba babarizwa mu isi y'umwuka. Yego. Noneho mu isi y'ibifatika ushobora kuba uri muganga, ushobora kuba uri mwarimu, kuko burya nabyo ni umunyamafaranga, ushobora kuba uri umucuruzi. Yego. Ushobora kuba uri navuga nka umwenjeniyeri. Ibyo bintu byose ni mu isi y'ibifatika, bimwe bifite ibintu bigaragara, ufata ukagaragaza, bikagaragara. Bivuga ngo rero ushobora kuba mu isi y'ibifatika cyangwa mu isi y'umwuka. Aho hantu hombi rero impamvu bicanga abantu nuko akenshi turi buvuge cyane cyane ku bakristo, abakristo, kugira ngo tubone uko tubisobanura, kuko abatari abakristo ashobora kuba mu isi y'ibifatika no mu isi y'imyuka bigakunda, kuko kimwe gishobora gufasha ikindi cyangwa ikindi kikagurisha ikindi. Byombi babijyamo byombi birakunda, kuko buriya tuvuze dutanze nk'akagero gatoya, nuko ntashaka kubyinjiramo. Dufashe nk'akagero gatoya, ntabwo ushobora kujya ku mupfumu utamushyiriye amafaranga, ntibibaho. Ntabwo ari kimwe nuko ushobora kujya ku munyamasengesho. Umupfumu ni itegeko kujya ku mupfumu umushyiriye amafaranga. Ni amafaranga cyangwa hari amafaranga cyangwa ituro, igitambo, navuga ituro buriya. Noneho rero ntabwo ari kimwe. Yego. Noneho reka twebwe twigarukire w'injyana kure, reka tujye mu isi y'umwuka, tujye mu isi y'umwuka, ariko ku ruhande rw'abantu bakorera Imana. Abandi nabo tubasiga, abo tuzabavugaho ubutaha, tuzabakorera icyabo kiganiro. Hanyuma rero njyewe ndi hano ndi kubariza abantu bari hirya no hino. Yego. Badukurikiye. Yego. Rero niyo mpamvu numvaga nifuzaga yuko uri budufashe gusobanura, udusobanurire umuntu uri mu isi y'umwuka. Ikibazo nayo imaze kukubaza mu kanya ntabwo gisobanuye neza ngo mbyumve. Umuntu uri mu isi y'umwuka ameze ate? Ese akora iki muri make? Okay, nabyumvise. Mu isi y'umwuka habamo icyo bita imyizerere. Yego. Icyo bita kwizera. Navuga ni muri spirituel, mu buryo nyine bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo ibintu bye byose abibara mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo ni mu kwizera, ntabwo aba ari ibintu bifatika, kuko umwuka ntufatika, umwuka ntabwo ugaragara. Ntabwo agaruka ngo aze no gushaka ibifatika. Oya, ibintu bye, ibyo atekereza, ibyo akora, ibyo areba byose abirebera mu isi y'umwuka, abirebera mu mwuka. Yego. Ko bya bintu biba bikaze. Ni ukuvuga ngo reka wenda nguhe nk'urugero. Tuvuge wenda njyewe nkanjye nkorera mu isi y'umwuka. Mu isi y'umwuka. Mba mu isi y'umwuka. Ni ukuvuga ngo abantu wenda ntibaze kuvuga ngo ubwo se ngo ubwo wowe ngo ntubushaka amafaranga, ntubushaka mu buzima busanzwe, ibintu nk'ibyo. Ibyo nabyo bivuze ndabizi bashobora kubimbaza muri komanteri, ariko isanzwe. Yego, bivuze ngo nawe bya bindi bisanzwe urabikenera. Nanjye bya bindi bisanzwe ndabikenera, ariko mu isi y'umwuka ntabwo uba ubitekereza, ntabwo uba ubyitayeho. Biza nyine kubera ko Imana twese itugenera ibidukwiriye, ariko mu isi y'umwuka ntabwo ushobora reka mbahe nk'urugero. Nk'ubu kugira ngo tuvuge wenda ubone nk'inzu, wubake nk'inzu. Yego. Ni uko uba ugomba kujya gukorera amafaranga,
ukagura ikibanza. Ntabwo se ushobora no kugenda hariya bakaguha gift, nuza amagift atangwa ibyo nyine buretse nabyo turabigeraho. Ni ukuvuga ngo ndashaka kugaragariza abantu ko kuba mu isi y'umwuka nta cyifuzo na kimwe kibifatika uba ugomba kuba ufite. Ibikugeraho byose ni iby'Imana ikugenera kandi ukanyurwa nabyo. Ariko wowe niba ugiye niba ngiye nko kubwiriza cyangwa kwigisha umuntu cyangwa gusengera umuntu, ni ukuvuga ngo jyewe ntabwo nkoresha ibyatsi, imiti yo kwa muganga se, cyangwa ngo nkubwire ngo genda ukore iki n'iki. Yego. Urumva? Ni ukuvuga ngo jyewe ndagusengera mu isi y'umwuka, nkizera ko ukize kandi ko kugakira. None se aho nabwo rero habamo ibibazo, aho ngiye mba mfitemo ikibazo. Iyo uvuze ngo umuntu araza arwaye, nkaho wakamuhaye imiti, sibyo? Yaba iya kinyarwanda cyangwa iya kizungu, ukamusengera, sibyo? Ngaho rero ikibazo mba mfite mwaho ngaho ni iki? Uwo muntu kubwiwe nimba ni urugero arwaye malariya, sibyo? Cyangwa tubare yenda afite ikibazo cyo arwaye nk'iryinyo, turabizi imiti ahabwa kwa muganga iyo ariyo irazwi, hanyuma wowe rero ugakoresha urumva systeme y'umwuka. Njyewe nizera ko nta ndwara n'imwe idakira mu buryo bw'umwuka. Noneho rero iyo kubera ko njyewe mba wenda ndi ku kigero cyo kwizera gihabanye n'icya wa wundi urwaye iryinyo cyangwa malariya, icyo gihe ntabwo jyewe musengera, ndamuhugura akajya kwa muganga mu isi y'ibifatika, akajya kwivuza. Bose se niko bimeze? Njyewe niko mbigenza. Njyewe niko mbigenza. Abatabigenza gutyo barabayobya. Niyo mpamvu nyine ashobora kumusengera ntakire cyangwa akanapfa, hakaviramo urupfu, hakaviramo kuyobya abantu. Ntabwo ari byo. Hari ibintu biba bikwiriye kuba kuvurirwa cyangwa gusengerwa, hakaba n'ibindi bikwiriye kujya mu isi y'ibifatika, akajya kwa muganga, akajya gushaka amafaranga. None wambwira ngo umuntu arashonje nta byo kurya afite ngo araje ngo nimusengere? Icyo gihe ndamugaburira, ntabwo musengera. Icyo gihe ndamugaburira cyangwa nkamwigisha uburyo agomba kubona ibiryo byo kurya. Ariko nkeka ko mu isi y'umwuka tudakeneye ibiryo. Yes. Akavangirwa neza, akabwira abantu ati nimuze mbasengere, n'abashonje n'abababaye n'abarwayi mwese muze. Bahagera ugasanga mu by'ukuri bamwe ntibakize, abandi ntibasubijwe, ariko hakavamo n'abakira. Abakira rero nabo reka mbababwire. Ni ukuvuga ngo mu isi y'umwuka hari akantu twatangiriyeho ko mu isi y'imyuka, nubwo twebwe twagiye ku mwuka w'Imana cyangwa ku mwuka wa Kristo, w'abakristo, ariko mu by'ukuri habaho n'indi myuka. Iyo myuka rero nayo igira ububasha, ni ibinyabubasha, bishobora guteza abantu indwara n'ibindi bibazo bitandukanye. Icyo gihe rero iyo menye yuko ibibazo uwo muntu afite byaturutse kuri iyo myuka, mbasha kubirwanya nkoresheje nanjye umwuka, bigashira, akanakira. Niba arwaye agakira, niba afite ibibazo bikavaho, nyine akagira esprit yo gukora cyangwa agatera imbere cyangwa bikagenda neza. Ni ukuvuga ngo rero hari indwara nyinshi, ibibazo byinshi bikira mu isi y'umwuka. Ibikira rero ni ibihe? Ibikira ni ibiba byatejwe n'indi myuka. Uraza kumvana mu mutwe kandi ngaho nuko. Ibikira ni ibiba ibikizwa n'umwuka, ibikizwa n'amasengesho, ibikirira mu mwuka, ni ibiba byaturutse ku yindi myuka. Noneho ibisanzwe byo mu buzima busanzwe bikirira mu isi y'ibifatika. Umuntu ajya kwa muganga, uretse aho ngaho. Ni ukuvuga ngo ibikizwa n'umwuka. Yego. Ni ibiba byaturutse. Umuntu ugiye gushaka ko avurirwa ku banyamwuka, bivuge gutyo. Bivuze ngo agomba kuba indwara yaturutse n'ubundi
ku myuka. Ubwo bitari ibyo ntago bishira, ntago bikira. Murabimwumva. Icyakora aho hari akandi navuga nk'indi po ya abantu bakwiriye kwizera cyane ndetse no gusenga, kubera ko ushobora no gukira kubera ko Imana ishobora byose. Abantu twese tubiziranyeho ko Imana ishobora byose. Uwo muntu nawe utafite ibintu byaturutse ku myuka ashobora gukira, ariko bitewe no kwizera kwe. Ubwo atari ukwizera kwa jyewe wamusengeye, ahubwo bitewe no kwizera kwe. Ubwo bivuze yuko hari igihe umuntu ashobora gukira atizeye uwo ari we wamwizeye, ari igihe wamwizereye agakira cyane, cyangwa se nawe ubwiwe akizera agakira. Yego, ntitwajya ku kintu cyitwa kwizera ko numva byadufasha. Hanyuma hari abantu nitubijyamo biraba ibintu birebire cyane. Oya, buretse gato. Hari abantu bavuga yuko twinjiye gato nkaho tumvuye kwemera, ntago nemera Imana. Yego. Hanyuma rero ukambwira ngo nizere. Yego. Sibyo? Yego. Ibintu ntabona cyane. Uzi n'ibintu abantu tunyuramo. Maze iminsi 5 ntarya. Sibyo? Kandi ntiwemera Imana. Kandi sinemera Imana. Yego. Urangije urambwira ngo izere. Nambaye ni inkweto, nta nkweto mfite, nambaye ibirenge. Urambwiye ngo genda ujye gushakana urugero ngo akazi, ngo baraguha akazi, ngo ngende nizeye. Iyo logique rero, iyo utemera Imana, Imana y'ubwayo irakwiyereka, kuko Imana n'urukundo. Kuba utayemera ntabwo bivuze ko itariho. Noneho icyo gihe rero iyo utemera Imana, cyangwa se uyemera gake, cyangwa se utanabishaka kubyumva no kubyemera, tugahura, iyo ari ngombwa ko tuvugana cyangwa umbwiye ikibazo cyawe, njyewe icyo nkubwira d'abord no kubanza kukubwira, ese wemera Imana? Uti sinyemera. Ntabwo rero nakureka ngo ugende gutyo. Icyo gihe ngerageza kugukorera mu buryo bw'ibifatika uko nshoboye, kugira ngo uko nzajya ngenda nkuganiriza ugende wemera Imana. Noneho Imana rero nayo iramfasha, igahita ikwiyereka mu byo washakaga cyangwa mu byo watekerezaga cyangwa mu byo ukeneye. Noneho kugira ngo wemere Imana, mbega ikintu cya mbere Imana ikorera abanza ikakwiyereka. Rero nta mpamvu icyo kibazo warumbajije ngo ubaye utizera cyangwa utemera Imana, ni gute mbega nkakubwira ibyo kwizera. Ntabwo mpita nkubwira ngo urumva rero ngo ugende wizere Imana kandi utayemera, ntabwo byakunda. Icyo gihe nshaka izindi strategy, ndamanuka nkava mu by'umwuka nkagaruka muri bya bindi bifatika, nkagufasha mu bifatika. Ariko target yanjye ari ukugira ngo nkubwire Imana, wemere Imana. Noneho Imana nayo ko ni umwuka, ibindeba cyangwa njyewe mu mwuka mba mbibona. Noneho Imana nayo iramfasha, ukaza kugera ku rugero rwo kwizera no kwemera Imana. Iyo umaze kwemera Imana rero urizera. Iyo wizeye bigenda neza nkuko bigenda. Reka twigarukire ku bijyanye n'umwuka, isi y'umwuka. Impamvu mvuga ku isi y'umwuka cyane, hanze aha tubona abantu benshi bayikoreramo. Yego. Abapasiteri, abo twita ngo ni abahanuzi cyane cyane. Abahanuzi. Yego. Abantu bitwa binginzi, reka kari nabo barizwamo. Yego. Hari ibintu biba byateye, ariko no kuva kera byahozeho, yenda nkeka kari bitewe n'iterambere rihari, niyo mpamvu tugenda tubona byakuze cyane, n'ubundi byahozeho. Iyo tubona bino bintu abapasiteri usanga ngo afite imbaraga,
ugasanga gafite imbaraga runaka Mm. baba bavuga ko ari imbaraga ziva ku Mana, Yego. ugasanga afashe urukweta arahamagaye urukweto ruhamagaye telefone y'umuntu runaka. Reka de kukugora, imbaraga zose abantu bakoresha ntabwo ari uko ziva ku Mana, cyangwa umwuka abantu bakoresha cyangwa kuba mu mwuka ntabwo ashobora kwitirirwa Imana, kandi nta nubwo ari ukuyitirirwa, Imana ni nyinshi. None duhe inzira, ikintu nashaka kugeraho, urabona hari ababishopu, Yego. tuvuga ngo ni ababishopu, Yego. sibyo? Ugasanga afashe nk'itorero Yego. ryose ryuzuye, Yego. sibyo? Ubundi kubivuga kubera ko bavuga ko ari abanyamwuka, ko baba bari gukorera mu mwuka. Itorero ryose akarambura ikiganza gutya, itorero ryose rikagwa hasi. Aho hantu ngo udufashe dusobanukirwe biriya bintu, ko ngewe mfite ubwoba bwo kwinjira mu itorero ry'igwishwamo abantu. Ndaje nihanaguriye agakoti nsa neza, ningeramo kubera imyuka ufite n'imbaraga ufite, bakagukubita hasi, bakanjugunya hasi, nkasubira muri dry clean. Tubabarire ni ukuvuga ngo mu buryo bw'umwuka, umwuka w'Imana, Imana mvuga ni Imana Data, ise wa Yesu Kristo, niyo mvuga ngewe. Ntabwo ishobora gukubita abantu hasi nk'uko nguko, kuko Imana ubwo exactly turamutse ubwo we wabuvuze ko bariya iriya myuka bakoresha. Reka tubisobanure gutyo. Wishaka kunta mu mutego kugira ngo bantere amabuye. Oya nawe ugutera amabuye. Oya, reka ngusobanurire wowe, reka ngusobanurire. Ni ukuvuga ngo njyewe nemera ko Imana ni urukundo, Imana ni umubyeyi, yego, Imana ni inyembaraga, Imana ni inyembabazi. Rero izi intege nke zacu, izi intege nke za muntu, ntabwo njyewe nemeranwa nabyo, ibyo byo gukubita abantu hasi, usibye ko nabyo biba mu myuka. Mu by'ukuri birahari cyane, barabikora, ariko ntabwo nemera ko Imana Data wa twese ifata urusengero rwose cyangwa abantu nyamwinshi, abantu 10, abantu 20, 40 ngo bagwiriye rimwe ngo ni imbaraga z'Imana rurema. Ntabwo ari byo. Icyakora hashobora kuba hari indi Mana, kuko Imana nakubwiye ngo ni nyinshi. Ni ukuvuga ngo hashobora kuba hari izindi Mana kandi nazo z'ibinyembaraga. Noneho rero izo Mana kugira ngo zemeze cyangwa abantu bazemere, nuko zigomba kwifashisha ibitangaza cyangwa se ibintu nyine bigaragara, bigatuma rero bene abo ngabo uzabyumva, cyangwa wenda waranabyumvise ko hari abantu bajya kugura imbaraga, bene izo mbaraga barazigura, barazimikwamo, bimikwa mu mavuta, bimikwa muri izo mbaraga amavuta. Rero ugasanga ni ukuvuga ngo izo mbaraga nazo zirahari, zirakoreshwa, ariko abantu bitonde, abantu birinde. Njyewe ntekereza ko Yesu yajyaga ahakuramo abantu abadayimoni. Abadayimoni bashira muri wa muntu akikubita hasi, akikubita hasi, abadayimoni bakamusohokamo. Wenda sinshaka no kuvuga ibintu byinshi ku bintu bijyanye n'ibyo. Ni ukuvuga ko natwe iyo dusengera abantu tubirukanamo dayimoni isohoka mu muntu, kubera ko wa muntu abasa nkaho yataye equilibre, abasa nkaho nta mbaraga z'umubiri afite cyangwa se yikontorora, rimwe na rimwe agwa hasi. Yego, ariko ntabwo abantu bose, urusengero rwose ruba rurwaye abadayimoni, ntabwo ari byo. Aho ngaho niho abantu bakwiriye gutekerezaho neza. Ikindi kandi ni ukuvuga ngo ntabwo gukubita abantu hasi ni ukugira ngo abantu bemere cyangwa babemeze,
amwemeze nyine ko afite izo mbaraga kandi koko bazifite, yaba arizo yacishije, yaba arizo yaguze yakuye he, yaba ari iz'Imana yahe, abazifite nyine. hanyuma Niyo mpamvu twavuze ko mu isi y'umwuka habamwe abantu benshi, hakorerwamo n'ibintu byinshi tuzagenda tuvugaho gake gake kuri buri kantu. Impamvu ubu ngubu biri kutuvuna abantu bumva tusa nkaho bivanga tuvuga ku kintu ku kindi gutyo, ni ukugira ngo ubutaha tuzagende noneho dufata umurongo w'ikintu kimwe, tuvuge ngo tugiye kuvuga ku mbaraga z'Imana, tugiye kuvuga ku mbaraga zino zigurwa, tugiye kuvuga ku isi y'umwuka mu buryo bumeze gutya. Ni ukuvuga ngo uyu munsi navuga ngo ni nk'ikusanyamakuru turiho duha abantu. reka tugire tugarukemo gake kuri izi mbaraga zigurwa dufashe. Hari abapasiteri benshi bagiye bakomeye twumva mu majwi, ntago tubavuze amazina ko ntago ari byo biri hano, ari byo bituzanye, ahubwo tubifashisha nka bamwe mu ngero ko baba bavugwa. Kandi umunyarwanda yaravuze ngo burya ngo nta nduru ivugira ubusa umusozi. Hari n'igihe ariko oya, nta karuru burya numva hakurya y'umusozi yaho utuye hari akaruru gatabaza, uriya kariya karuru kaba gatabaza ako bavuga, ntabwo uriya munyarwanda yabeshye, sibyo? Ikintu tuba tuvuga rero, iyo umuntu avuze umwe, babiri, batatu, bane, sibyo? Ibyo bintu tubyumva mu bahanzi, mu bantu b'abakire baba bashaka ubukire buhambaye bajya gucisha, ariko mu babishopu naho byadutsemo. Yego, abenshi niho buzuye, niho twumva ayo makuru, nuko yumva babivuga. Biba bivugwa yuko runaka kanaka yacishije imbaraga izi n'izi, sibyo? Ariho hava bya bintu wari uri kutubwira ngo byo kwemeza. Hanyuma rero ikintu kiba kigaragara tuba twibaza twebwe rero, wa muntu yagiye gucishaho imbaraga, sibyo? Uwazimuhaye, hari ibintu njya numva bavuga ngo hari kondisiyo runaka bamusaba, sibyo? Ikintu nashakaga kugeraho aho ngaho, nashaka ngo udufashe udusobanurire, ese izi mbaraga zicishije umuntu yabasha kuzitungana n'imbaraga z'Imana bikagendana? Oya, ntabwo urumva ibyo ni ibintu kuko barakora kandi bagakora ibyiza kandi ari ibitangaza. Oya, ibyo ngibyo ijambo ry'Imana riravuga ngo mu minsi y'imperuka hazaduka abavuga ngo ni Kristo, abavuga ngo ni Yesu, ngo nimuzabyumva ntimuzajyeyo. Ahubwo kubera ko abantu benshi badasoma Bibiliya, abantu benshi badashaka kumva iby'Imana, ahubwo bashaka kumva ibijyanye n'irari ryabo, bituma nyine bayoba cyane. Reka nsobanure gutya, ni ukuvuga ngo ntabwo imbaraga z'Imana zishobora kubana n'imbaraga zicishijwe mu muntu umwe. Ni ukuvuga ngo iyo ucishije imbaraga, ubwo nta mbaraga z'Imana yera, Imana rurema uba ufite. Kandi impamvu ujya kuzicisha ni ukugira ngo nawe ugere ku ntego zawe. Ntabwo uba ushaka mu by'ukuri gukorera Imana, ahubwo uba ushaka kugera ku ntego zawe bwite bitewe na gahunda ufite. None se uriya muntu, sorry gato, uriya muntu ukira, sibyo? Kuko hari nk'uwo asengera agakira kandi agakira byanya. Ibyo ngibyo ni kimwe n'uko ujya mu bapfumu nabo bakakubwira, bakaguhanurira kandi bakanagukiza, bakaguha imiti. Ariko mu by'ukuri agukiza kimwe, agukiza icyo waje urwaye, ariko agushyizemo ikindi kiwe kizajya gituma uhora umugarukaho. Niyo mpamvu umuntu ugiye mu bapfumu atajya areka. Ntabwo iyo ugiye muri iyo myuka ntabwo ukira bya bindi wowe uzi ko wari urwaye cyangwa ibyo abantu bakuziho, ariko aba afite ubushobozi bwo kubigukuramo, ariko akagushyiramo ikindi kintu kizajya gituma wowe umugarukaho. Niyo mpamvu rero bagomba gukora ku buryo bemeza abantu. Ariko icyo nashakaga kubwira abantu batwumva ni uko imbaraga z'Imana, imbaraga za Yesu Kristo ntabwo zibana n'izi mbaraga zicishijwe mu bapfumu cyangwa mu yindi myuka. Ntabwo bibana, ntabwo bibangikana, ntibibaho. Ni ukuvuga ngo iyo wiyemeje kujya mu isi y'umwuka w'Imana, uba nyine umukristo
nicyo kintu cya mbere kiza ku mwanya wa mbere. uba umukristo ukera imbuto, ukagira kwizera, ukagendera muri Bibiliya no mu mahame y'iby'umwuka w'Imana. Iyo nabwo ugiye gucisha iriya myuka, niba wari umukristo, ubwo ni ukuvuga ngo uba ushyize Kristo ku ruhande, ugiye mu isi ya Satani cyangwa mu isi y'imyuka yindi ikorana nawe n'ibirwanya Yesu. Ni ukuvuga ngo abo bantu babiri baba batandukanye, kandi bombi bashobora gukoreshwa ibitangaza, bashobora kugaragara nk'abanyabitangaza, bashobora kugaragara nk'abanyamwuka, ndetse rimwe na rimwe ba bandi bari muri Asiya ya myuka yindi bashobora kwiyitirira iby'Imana. Rero ni ukuvuga ngo icyo abantu bagomba kumenya ni kimwe, abantu bagomba kumenya ko imbaraga z'Imana zitavangwa n'imbaraga zo mu myuka, mu isi y'imyuka yindi ya Satani. Imana ibaha umugisha. Uri kumbaza ibintu byinshi nshaka. Dore ikintu nibazaga, nanibazaga, aba bantu wadufasha kudutandukanyiriza uburyo dushobora kumenya ngo uriya muntu imbaraga akoresha ziriya si iz'Imana, ziriya ni iz'Imana. Imana turavuga Imana data wa twese, Imana rurema, ise wa Yesu Kristo. Yego, niwe tuvuga, ni nawe nkorera, ni nabyo munamfashije mujye mumbaza muri ibyo bintu. Udutandukanyirizaho turete tumenya nawe ukorera. Ijambo rigufi ritagoye. Yesu baramubajije ngo mbese abantu bawe tuzabamenya gute? Arababwira ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Rimwe na rimwe aba bantu baba bafite izi mbaraga z'indi myuka bagira nta mbuto nziza bagira. Ko hari n'abazigira. Oya, imbuto mwebwe muvuga abazigira si nziza arizo. Ashobora kuba afite ari umuntu wenda usengera abantu bagakira, cyangwa se agatanga, akagaburira abantu, agaha abantu amafaranga, akiyereka abantu mu buryo bwiza, mu buryo bwo kugira ngo bamwemere cyangwa abireherezeho. Ariko muzabumva, uzajya kumva wumve ngo runaka, ngo runaka ni umukozi w'Imana, ngo ariko ngo ni umuhehesi, ngo ni umusambanyi, ngo kiriya ngo uriya ngo anywa inzoga, ngo buriya ngo ari mu impano, ngo ariko ngo anywa inzoga, no musinzi ruharwa, cyangwa akaba afite ukundi kuntu, akaba afite utundi tuntu, ubugome n'utundi tuntu ku ruhande, ku buryo ujya kumureba ukabona koko mu by'ukuri nta mbuto nyirizina. Bene abo bantu muzagende murebe no mu miryango yabo, no mu baturanyi, no mu nsengero basengeramo, baba bafite ibintu bavugwaho biri aho ngaho ubona bitari byiza kandi byo kwica abantu. Yego. Rero nushaka kumenya ngo ese uyu muntu arimo umwuka w'Imana cyangwa arimo za mbaraga yacishije, muzabamenyera ku mbuto zabo. Kandi imbuto ye tuvuze imbuto z'umwuka ni ubugwaneza, harimo kugwa neza, kuvuga neza, ibintu bijyanye nyine kuba uri umuntu ufite urukundo, uri umuntu ugira imbabazi, uri umuntu ugira impuhwe, ibintu nk'ibyo. Bimwe na bimwe kubera gushaka kwishushanya n'abantu b'Imana, usanga rimwe na rimwe nabo babigiraho bikeya. Ariko bene uriya muntu akugirira impuhwe, ashaka kukwiyegereza, ashaka hari ikintu mu by'ukuri agushakaho. Muzabyumva abantu benshi, uzasanga twari tutanze ingero nko ku ba bishopu, ku ba pasiteri, ku bahanuzi n'abandi. Uzasanga bafite abantu basambanya kandi babahanurira kandi babasengera. Ukabuhanurira umuntu namusambanya, akaba babahanurira cyangwa babasengera, babacucura, baba ku mafaranga ya buri gihe, akaba yamutegeka no kujya gufata ideni muri banki, kwari ku murimo w'Imana n'ibindi. N'ubujiji, ariko impamvu twebwe tubona ko ari ubujiji bwa babandi basengerwa, ariko burya agihura n'urya muntu aba kurya babaturaga hasi, cyangwa amurambikaho, cyangwa amusiga y'amavuta, cyangwa amukorera ibindi bintu, asa nkaho amukoropyemo
ubwenge butekereza. niyo mpamvu abasa nkaho abasa nkaho aba yamukoropyemo ubwonko cyangwa ubwenge butekereza ku buryo mu by'ukuri nyine nawe adatekereza yuko ari kumwiba, ari kugira gute. Rimwe na rimwe uzababona abana bakunze babita amazina ba dadi bande yande ba mami ibintu nk'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu ikintu navugaga, niyo mpamvu tubona aba bishop usanga nabo babaye bagacabiranye. Rero bigisha mbona ari bagacabiranye. Uzi impamvu buriya mu bantu bigisha ukumva sanse y'ibintu bari kwigisha, uzumve ntabwo ngiye kuvuga ngo ndi kubatakageza. Uzumva abapadiri bano bo muri katolika, iyo yigisha ashyiramo agahenge kamoro, akakureka akigisha ijambo agashyiramo akantu mukabanza akamera nk'utuje, yigisha gake gake utuntu twe, niyo mpamvu bumva ngo barandaga. Ariko uzumve noneho iwacu ho muri babandi bacu bamwe tuziranye arigisha naguha umwanya wo gutekereza, wo kumva ikintu avuze. ubundi umuntu ukwigisha neza, nibyo wari uri kuvuga badukorera. ubundi umuntu ukwigisha neza, ushaka kukwigisha neza, ni umuntu uguha umwanya wo kwitekerezaho, akaba ari wowe wifatira umwanzuro, akakwigisha ijambo ry'Imana, akakwereka ibyo agomba kukwereka by'inzira y'Imana, akakwereka impamvu abikweretse, yarangiza akaguha umwanya akakubwira ngo bitekerezeho. Noneho numara kubitekerezaho ubifatira umwanzuro. Reka tuvuge kuri iki kintu, tuze kubifatira umwanzuro byose, tubihurize hamwe, ariko tubanze tugaruke muri cya kintu twari twabitse cy'isi yo noneho y'ibifatika, ibintu bifatika. Tutaza gusigana cyo tugisize. Isi y'ibifatika rero twabisobanuye, ni ukuvuga ngo ushobora kubura umukristo, yego, ndetse cyane reka mvuge ku bakristo cyane, yego, uri umukristo wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko wowe uba mu isi y'ibifatika. Uri umucuruzi, uri umuganga, ufite ibitaro, wubatse ibitaro, wubatse amashuri, ni urugero. Ni ukuvuga ngo rero we icyo agukorera iyo umugezeho, ikintu agukorera birumvikana aba yarize, aba ari muri wa mwuka w'ibintu bifatika, w'isi y'ibifatika. Umuntu waba mu isi y'ibifatika atarize? Birashoboka, ashobora kugira amafaranga atarize, ashobora kuba, ariko ngira ngo ni bikeya, ubaye utarize byaba ari bikeya, ariko ntacyo, nabyo birashoboka. Kimwe nuko ushobora kuba mu isi y'umwuka warize cyangwa utarize, nabyo birashoboka. Mu isi y'ibifatika noneho akenshi 99% bakwereka ibintu nyine bigaragara. Niba uje kwa muganga baragupima, bamara kugupima bamenye indwara urwaye, hanyuma baguha imiti. Niba ari malariya bamenye ngo baraguha kwaritemu cyangwa baraguha ibingibi. Niba ari indwara ibonetse mu maraso, indwara zo mu maraso bakayibona, baraguha imiti ijyanye n'ibyo bintu. Icyo gihe ugakira hakurikijwe ibyo nyine baguhaye. Kandi koko kubera ko ari mu isi y'ibifatika binagaragara, kandi unabyizeye, abantu benshi 90% bizera isi y'ibifatika, ni nayo babamo cyane. Kuko nanjye ndumva ariyo nakwiye. Ubwo nawe niba ariyo wumva wajyamo, aba ariyo uzajyamo, kugira ngo utazayobera mu isi y'umwuka. N'inshuti zanjye muze twigire mu isi y'ibifatika. Nuko ngo niba urwaye ugomba kuza ukamubwira, ni umukristo, mwibuke ko ari umukristo, wa muganga cyangwa nyir'ibitaro cyangwa nyir'amashuri n'ibiki byose, ukamubwira uti ndashaka kwiga ariko mu by'ukuri nta mafaranga mfite, nta kindi kintu. Arakubaza ati urashaka kwiga? Yego. Nguhe ikizamini? Yego. Akagushakira abaterankunga cyangwa nawe ubwo akagutera inkunga ukiga. Reka tuvuge nko kwa muganga, uwo ni umuntu mu isi y'ibifatika ku rwego rwenda rw'amashuri.
wafite wenda amashuri iyo warubatse ikigo na babandi bo mu mwuka we ugiye kureba umunyamwuka aragusengera akakubwira ati genda wizere Imana izabikora ibitangaza bizakunda nuko ariko hari igihe bikunda Imana idufashe ubwo nawe wahengamiye reka bari kubyo nkubwira ni ukuvuga ngo nujya kwa muganga usanze umuganga cyangwa dogiteri cyangwa uwubatse ibyo bitaro ni umukristo afasha abantu ariko anakorera Imana ariko mu buryo bw'ibifatika Imana ishimwe ngize navuga ngo ni nk'ishurirwa ni ugukorera Imana ariko mu isi y'ibifatika noneho uramubwira aragusuzuma umubwira uko umerewe hanyuma akubaza ati ufite mitiweli cyangwa se ufite ubundi bwishingizi ukoresha uti wenda burahari cyangwa ntabwo niba ari ntabwo icyo wa muntu agukorera niba akorera Imana ariko mu isi y'ibifatika akora mu mutungo we akaguha amafaranga akakwishyurira mitiweli mara kubona mitiweli ukaza akakuvura cyangwa akakubwira ati icara hariya bakuvure ndakwishyurira bakakuvura ugataha ugakira mwisi n'urwo rugero natanga mwisi y'ibifatika hanyuma rero ubwo ngubwo kandi nawe abakoreye Imana kandi cyane tububahe tunabasabira umugisha abantu bakorera Imana mwisi y'ibifatika Imana ibaha umugisha Imana iduha umugisha niho nanjye ndi bujye niho uri bujye njyemba mwisi y'umwuka abatatswe n'abarozi abatatswe n'abadayimoni abatatswe n'imyuka abo nabo iyo duhuye mu by'ukuri ibintu bigenda neza ibyo tuzabyinjiramo ugerageza udufashe twereke ukuntu bikora neza ntabwo twabyinjiyemo cyane tubivuze twageze ejo ahubwo ikintu numvaga wadufasha hari ikintu cya gatatu twari twavuze turi buvugeho cyo tuzakivuga ubutaha reka ahubwo udufashe kuduhuriza isi y'umwuka n'isi y'ibifatika turebe nimba koko hari umuntu wabibamo byombi n'ubundi byose bikorerwa mu mwuka ariko noneho kubera ko byose ni ukwizera Imana kandi Imana ni umwuka bivuga rero ngo byose bikorerwa mu mwuka mu bumana ariko hariho abantu baba barahawe gukorera mu bifatika mu mwuka w'ibifatika ariko hakaba n'abakorera mu mwuka w'ibitagaragara yego noneho rero aho bihurira nuko umukristo ashobora kuba mu isi y'ibifatika ariko akaba no mu isi y'umwuka birakunda kuko ushobora kuba uri umuganga uri n'umuhanuzi ushobora kuba uri umudogiteri uri n'umupasiteri ushobora kuba uri umunyamwuka wagera mu gihe cy'isi y'umwuka ukajya mu mwuka ukabirebera mu mwuka ariko wanagaruka no mu bifatika mu kazi kawe ka buri munsi nabwo bigakunda birashoboka cyane reka ngire ikintu mera nk'usabira abantu nk'umuntu uri hanze umuntu uri hano umuntu uri behind uri kutwumva uwo ari we wese wamaze kumva ibintu turi kuvuga sibyo akavuga ati njyewe uri muri baba bishop twavuze yego babandi twavuze bakoresha ya myuka yego sibyo ushaka yenda nko kubahunga kubivamo ndashaka kumubariza inzira nta yindi nzira yo kubivamo ni ukugenzura neza niba koko wa muntu babana akoresha ya myuka niba adafite ingeso zimwe na zimwe amubonaho kandi ubutaha tuzasobanurira abantu ingeso ibyaha cyangwa se ibicumuro hari uburyo umuntu agwa mu byaha hari n'uburyo umuntu agwa mu bicumuro igicumuro ibyo tuzabivugaho ariko wenda akambabwiraka umuntu ashobora kugwa mu gicumuro ashobora kugwa mu kintu kibi ariko atabigambiriye ariko bariya abantu baba mu myuka muri iyo myuka iyo baba bacishije akenshi aho bacishije
babasaba, babategeka, babaha amakondisiyo. Ibyo bintu tuzabibyinjiramo cyane rwose. Baguha amakondisiyo, ujya ujya ku ruhimbi wamaze gusambanya umuntu umeze gutya, ujya ujya ku ruhimbi banze iri jambo, ujya ujya ku ruhimbi uvuge gutya, ujya ujya ku ruhimbi ugire gutya. Ibyo byose tuzabibabwira, bagende bareba ko aho bari mu by'ukuri bataguye muri uwo mutego. Ariko ushaka kubivamo, uwamaze kubisobanukirwa, ushaka kubivamo, nta kundi kubivamo, ni ugutaha agafata umwanya, agasenga, agahamagara Imana ku giti cye, akabwira ati Mana, ndashaka umpe, unsobanurire kandi umpe ibimenyetso bifatika, umpe n'inzira. Icyo gihe Imana mu buryo bw'umwuka imuha ubwenge, ikanamwereka icyo agomba gukora kandi akanabivamo bigakunda. Makara, reka ngushimire, reka mbwira abantu mbahereza inzira ahantu baramutse bagukeneye, ubafashe gusobanukirwa neza, bakwibarize ibyo bakeneye kumva. Ni ukubakoma ku bwonko gato, bo baragenda bumva bari gufunga, bakwibarize byinshi. Bagukeneye, reka tugusabe yenda ubaho umurongo aho bakura, umurongo bakubarizaho. Ubwo ni nimero ya telefone. Njyewe nimero yanjye ya telefone ni 0789105649, 0789105649. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka tubashimire ku kiganiro cyiza tugiranye, ndetse n'abadukurikiye nabo tubashimire aho bari bose, umwanya wabo bafashe wo kumva. Twizeye neza ko hari ikintu cyiza bakuyemo, hari ibyo bagiye no gushyira mu bikorwa. Reka mbabwire ngo Imana ibampere umugisha. Amen. Amen.